ubwo nari ndimo ntembera nahuye n'aka kantu ndavuga ni nkagejeje ku bakunzi bo ku Mumbe Official byabafasha. Kajyanye n'ikirere, kajyanye n'uko wamenya kwivura n'uko wakwirinda kuruka uri mu ngendo zitandukanye. Iyi ni inkuru dukesha MIT Ast n'ikindi kinyamakuru cyitwa The Space Show. Ibi binyamakuru bikora kuri murandasi. Ibi binyamakuru bisanzwe bikoreshwa n'inzobere mu bijyanye n'isanzure n'ibijyanye n'ingendo muri rusange, haba ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Ubusanzwe isereri ndetse no kuruka byibasira abantu bamwe na bamwe iyo bakoze urugendo rurerure mu binyabiziga, mu bwato no mu ndege. Ibi biterwa n'imikorere itari myiza y'ibice bitandukanye by'umubiri, ariko kandi bishobora kwirindwa. Bijya gutangira umugenzi ufite iki kibazo abona ibiti n'imisozi ndetse n'ikirere bigenda. Ibi bigakurikirwa no kugira isereri. Iki kibazo giterwa n'imikorere mibi hagati y'igice cy'imbere mu gutwi, amaso, ubwonko n'udutsi twumva. Kuruka uri mu ngendo biterwa n'iki? Reka turebe hamwe igitera kuruka uri mu ngendo. Ibi bishobora guterwa n'imwe mu mpamvu zikurikira: kugenda imodoka igucugusa cyane, gukata amakorosi cyangwa imikuku. Ikindi ni ukutamererwa neza, cyangwa se kuba umuntu arwaye cyangwa afite ikindi kibazo mu mubiri. Ikindi kibitera ni impumuro ishobora guturuka ku biryo cyangwa ibindi biri mu modoka, kimwe n'amavuta yo mu modoka nka za essence cyangwa mazuti cyangwa wabiteye za parfum zitandukanye. Hanyuma zamara kuba uruvange, ibyo bintu bikaguhungabanya. Bigenda biterera. Igice gishinzwe kugenzura imigendere ni ukugenda utambuka giherereye mu gice cy'ugutwi imbere. Iyo kinyuranyije n'ibyo amaso yawe agenda abona, byohereza ubwonko ubutumwa butandukanye. Ako gace gatangira gucangwa, bityo n'ubwonko ntibusobanukirwe neza. Ibi nibyo bitera kumva warwaye ugatangira kugira isesemi. Ikindi mu bindi bimenyetso ushobora kubona harimo kubira ibyuya, guta inkonda, kubabara umutwe, guhindura ibara ry'uruhu, kumva ukonje cyane. Impuguke Timothée Hen na Charles Oman, abahanga mu mikorere y'ubwonko, bavuga ko iyo habayeho kutumvikana hagati ya biriya bice by'umubiri bitewe no kunyeganyega, umuntu agira isereri ikurikirwa no kuruka. Aba bahanga bavuga ko kandi hari n'izindi mpamvu zishobora gutera iki kibazo, harimo imitemberere mibi y'amaraso atagenda mu bwonko byihuse, kubera ko umuntu aba yamaze umwanya munini ari ahantu hamwe. Ibi nabyita nko kugira ibinya. Reka turebe hamwe uburyo ushobora kwirinda kuruka uri mu ngendo. Hari uburyo ushobora kwirinda iki kibazo udakoresheje imiti. Dore bimwe mu byo wakora ukirinda hatarimo gukoresha imiti. Harimo guhumeka gahoro gahoro, winjiza umwuka wongera uwusohora. Ubu buryo bufasha ubwonko kubona umwuka uhagije, bityo ukaba wirinze isereri. Niba ugenda mu modoka ukumva urazungera, gerageza gufunga amaso cyangwa usinzire. Mu gihe impumuro zitandukanye zigutera isesemi, egera ahari idirishya ku buryo umuyaga ukugeraho neza. Wirinda kwicara ahantu hatuma ubura umwuka mwiza. Egera idirishya. Ikindi, irinde kureba filime cyangwa muri telefone cyangwa ikindi kintu gituma uhanga amaso cyane cyane nk'izindi modoka cyangwa ibiti. Irinde kureba filime, irinde kureba muri telefone, irinde guhanga amaso ahantu hamwe hatuma ureba imodoka cyangwa ibiti. Kunze kumva official hari abantu bakunze kugenda bari kuri WhatsApp, Instagram, Twitter, za TikTok n'ibindi. Irinde kugenda ureba muri smartphone, muri telefone niba ukunda kugira ikibazo mu ngendo. Ikindi, ushaka kuba udakunda kugira ikibazo ariko bitewe n'uko warebyemo ukagira ikibazo, rero byirinde. Ikindi, irinde kurya ibiryo byinshi, kunywa inzoga mu gihe ugiye gufata urugendo, cyane cyane wirinda ibiryo bigira cyangwa birimo amavuta menshi. Niba impumuro igutera kuruka, ushobora kwitwaza indimu ukaba ariyo wihumuriza igihe wumva utangiye kugira isesemi. Uretse indimu, ushobora no guhekenya shikarete zirimo might, nizo zikiza neza.
tuyibutse ko mu kiganiro twigeze gukora ubushize aho twerekanye bimwe mu bintu ugomba kwirinda kugira ngo ubashe gutera akabariro neza, harimo kwirinda izi shikarete zirimo mayiti cyangwa za shikarete zirimo akantu gasharira. Rero niwumva cyangwa numva ugiye kujya ku ngendo, uzagure ziriya shikarete zirimo mayiti cyangwa zifite akantu gasharira. Kariya karemangingo ka mayiti ni keza cyane mu kugufasha kwirinda kuruka uri ku rugendo. Ariko nujya gutera akabariro, nyamuneka twarabikubujije muri ka kantu bushize twabagejejeho. Usibye indimu, ushobora no kuba wakoresha amaronji, ukazajya ugenda uryaho agace gato gato. Mbere y'urugendo gerageza kunywa amazi ahagije, ariko nanone ntunywe menshi cyane kuko nayo yagutera kugira icyo kibazo. Kandi uryame usinzire bihagije, wirinde kunywa inzoga cyangwa ibiryo bishobora gutuma wumva uhaze cyane. Ikindi ni uko inzobere zigira inama kugenda witwaje amazi usomaho gake gake mu modoka kandi wegereye idirishya. Nunywa menshi bizabangamira urugendo, aho ushobora kuzagenda uhagarika imodoka ujya kwihagarika. Bakunze kumva official, ugiye gukora urugendo itwaza amazi, wegere ku idirishya ujye ugenda usomaho gake gake gake. Nunywa menshi azagutera ibibazo byo kugenda uhagarika ujya kwihagarika. Ikindi, kureba ahantu hamwe mu gihe uri mu modoka, mu bwato cyangwa mu ndege. Genda ureba ahantu hamwe, urombereje ahantu hamwe. Niba uri mu rugendo rurerure, nyuzamo ufunga amaso. Kunze kumva official, ushobora kunyuzamo hagati mu ngendo ukazajya ufunga amaso. Abahanga bavuga ko byibuze ukoresheje iminota 5 ufunze amaso cyangwa se usinziriye bifasha kukurinda kuba wagira ikibazo uri mu modoka. Kwirinda ibinyobwa birimo alcohol mbere y'amasaha 28 ngo ufate urugendo, cyangwa se ibirimo isukari nyinshi ndetse n'amavuta nkuko twabivuze hejuru. Kwicara ahantu haza gutuma ubona umwuka mwiza twabivuze hejuru. Kwirinda kuryagagura, irinde kurya ibintu bitandukanye. Harimo abantu bajya ku ngendo ugasanga bari utuntu tugiye dutandukanye. Ibi bintu byirinde, nibyo bita kuryagagura kuko bishobora kugutera ikibazo uri mu ngendo. Ikindi gikomeye cyane uri mu rugendo, hari kwiremamo icyizere cy'uko urugendo rwawe ruza kukubera ruhire. Iyumvishe ko urugendo rwawe ruza kukubera ruhire. Ikindi, harimo kunywa cyangwa guhekenya tangawizi. Tangawizi nayo ishobora gukoreshwa mu gukiza iki kibazo. Ushobora kuyihekenya yonyine cyangwa ukayinywa mu cyayi mbere yo gukora urugendo. Udashoboye kubona icyayi, ushobora kuyinywa mu mazi. Mu gihe wakoze ibi byose ntibigire icyo bitanga, ni byiza ko wagana muganga mbere yo gufata urugendo akakugira inama, dore ko hari imiti itandukanye ivura isesemi iyo hamenyekanye imvano yayo. Reka turebere hamwe imiti ikoreshwa mu kurinda kuruka uri mu ngendo. Hari imiti itandukanye iboneka muri za farumasi, ishobora kukurinda cyangwa kugabanya kuruka uri mu ngendo. Egera farumasiye umubaze. Imyinshi mu miti yo muri ubu bwoko ishobora kuyigura udafite impapuro za muganga. Imwe muri iyi miti twavuga, ku mwanya wa mbere haza EMITINO. Ni utunini ushyira munsi y'ururimi byibuze iminota 30 mbere yo gufata urugendo. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga STAGERON cyangwa se STAGERON. Utu ni utunini natwo tunywebwa mbere yo gukora urugendo. Hakazamo za promethazine, buscopan n'indi. Iyi miti uyifata mbere yo gukora urugendo hagati y'iminota 30 n'isaha. Ku bindi bisobanuro n'uburyo ugomba kuyifatamo, baza farumasi birambuye cyangwa kuri farumasi wayiguzeho. Kitonderwa, iyi miti yo mu bwoko ubu ngubu ukoresha kenshi ugiye ku ngendo ishobora nayo kugutera ikizungera ubwayo. Ni ngombwa cyane kudatwara wayinyweye cyangwa gukoresha ibindi byuma bisaba imbaraga mu gihe wayinyweye, kuko nayo ubwayo itera ikizungera ariko ntacyo bitwara. Kunze kumva official, rero nagira ngo mbashimire. Shimira kandi subscribe, like, comment, share. Shimira udahwema kuduha ibitekerezo bitandukanye kugira ngo dukomeze tubagezeho ibintu byiza.
gitekerezo cyangwa inyunganizi mu gihe waba uri hanze cyangwa se mu mahanga. Kanda akanyenyeri, kanda akamenyetso ko guteranya 450 72992 3 cyangwa se uri mu Rwanda ugakanda 0729 20 3 Hasta la vista.